ubundi ni ibihe bihingwa abantu bakunda gusasira bakagombye kuba bitabaza bikabafasha cyane? Nago urugero nk'ubu dufite mukuna, dufite imikunde, dufite raburabu ndetse tukagira n'inkori. Nibyo bihingwa ndumbura butaka ubu ngubu dufite hano iwacu turi gukoresha. Hari n'ibindi ariko bidakora inahangaha twagerageje na tugasanga ntibibasha kwera, ariko ibyo byo birera kandi bitanga umusaruro, bigatanga n'isaso nyinshi cyane. Ibi tubigira inama rero cyane cyane nk'abantu bahinga urutoki runini bagashaka ibyatsi byo gusasira bakoresheje mukuna cyaba igisubizo. Abantu bahinga ikawa aho kugira ngo birwe ku misozi batera bikorera ibyatsi bajyanamo, bahinga mukuna cyaba igisubizo. Urabitera mu gihe cy'imvura bigakura ukabibuza kuzamuka ku ikawa, muri cya gihe cy'izuba bikakomeza bigatwikira ubutaka, byagera mu gihe cy'imvura ukabikata byose bigahita bitwikira bwa butaka utiriwe ushaka nk'ibindi. Byo bifite n'ubushobozi buhambaye bwo gukurura azote iri mu kirere bikayigarura mu butaka bikayigera ku kigero cyiza igihingwa kiri aho ngaho gishobora kuyikoresha. Hanyuma rero tukatanga inama ivuga ngo bantu mufite urutoki, bantu mufite ikawa, bantu mukeneye gusasira imyaka, ibigori n'ibindi, nimukoreshe ibi byatsi ndumbura butaka, bizabafasha kongera umusaruro ndetse n'imirimo n'igishoro mwashoraga muri iyo mirimo yanyu yo gusasira no guhinga kigabanuke. Wenda twagaruka kuri ibi byatsi bifasha mu gusasira. Ese byo bishobora kwera muri buri karere cyangwa umuhinzi yagerageza akareba igikunda, cyangwa se nanone ku rundi ruhande bifite imimaro itandukanye? Ndumva mu turere twose twabyagerageza kuhera, kuko nk'ahantu henshi byarageragejwe kandi byabashije kwera. Nko mu Ruhango byareze, mu Bugesera birera, i Burera birera, Gicumbi birera, ni Kayonza byareze. Ndumva mu ntara zose twaragerageje kubihingaho kandi byareze, byatanze umusaruro ndetse n'ingaruka umwandu mwiza wabyo watangiye kugaragara muri utwo duce. Hanyuma wenda turiho tugana ku musozo w'igice cya mbere cy'ikiganiro cyacu, nk'inzobere mu bijyanye no gukora ubuhinzi ariko nanone abantu bitaye cyane ku kubungabunga bwa butaka, ari nabyo bitanga igisubizo ku kubungabunga ibidukikije. Ni ayahe makosa cyangwa se ni ibiki abahinzi mubona badakunda kwitwararika kandi bishyira ibidukikije mu kaga cyangwa bwa butaka bwacu mu kaga? Ikintu abahinzi badakunze kwitwararika hanini n'ibijyanye n'itegeko ryo gufumbira. Ubundi itegeko ryo gufumbira rivuga ko ubundi abahinzi ikintu batitaho cyane ni ibijyanye n'itegeko ryo gufumbira. Bijyanye n'itegeko ryo gufumbira, ngira ngo n'abagoronome bazakurikirana ikiganiro bazabyiteho, aho ibyatsi byavuye mu murima aho kugira ngo ubireke bizasubiremo, ahubwo ufata umwanzuro wo kubitwika. Ngira ngo ahenshi birahari, ugasanga umuntu yahinze bya bindi yita umwanda byakagombye gusubira mu butaka bwe, ahubwo aragiye abirunda hamwe arabitwitse. Kubitwika ni kimwe, ariko na bwa butaka yatwikiyeho nabwo yabushiririje. Nta kinyabuzima gishobora gusigara hari ahantu yatwikiye ibyatsi, na ya fumbire yari irimo bya byatsi byari buzabyare nayo yagize ate yayitwitse. Ibyo bituma iki rero? Bituma itegeko ryo gufumbira rivuga ko ibintu 2/3 by'ibyavuye mu butaka byakagombye kubusubiramo. Iyo bidasubiyemo rero bwa butaka bwatangiye kwangirika. Nitugana kuri cya cyegezo cya 2050 bizatugaragariza ko bizagera icyo gihe nta butaka tugifite. N'ubuzaba bufite ushobora kuzaba butakimeraho icyatsi. Aho twashyira imbaraga rero twashyira muri gahunda y'ubuhinzi bubungabunga ubutaka, ariko turwana no ko itegeko ryo gufumbira ryakubahirizwa kuri muhinzi uwo ari wese, yaba umutoya cyangwa umunini.
byatanga igisubizo kirambye byo gutuma ubutaka bwacu budakomeza kugenda bwangirika, ndetse n'ibyabuvuyemo bikabusubiramo, aho kugira ngo bitwike ku gasozi byangize ubutaka, byangize n'ikirere. aho hariho utuntu tubiri wenda tugira ngo abantu badusobanukirwe neza. Mwari muvuze ngo 2/3 by'ibyavuye mu butaka bigomba gusubiramo. Hanyuma benshi mu ngo zacu cyangwa burya guhinga no korora ntibijya bitana. Uhinze aroroye. Kandi wenda duhere wa mugane hano ku bigori, burya inka yari y'ikigorigori igira amata meza, amata avura vuba, amata unywaho ukumva rwose ni amata koko. Nimpinga ibigori nzabigenza nte kugira ngo bya 2/3 bisubire mu murima, ariko nanjye inka zanjye sinzisonjesha. Wenda turabireba, sinzi nimba twarira nko kuri kiriya kigori. Iki kigori twakireberaho kugira ngo iyo ureba iki kigori urabona ushobora kugifata ugakuraho ibiryo bigaburira amatungo, ariko n'ubutaka bwawe busigaye ahangaha n'ubucure. Ndavuga iyo ufashe nk'aka gace ko hejuru guhera ahangaha kuri ingingo ya ikigori cyahekeye, aka gace ko hejuru ushobora kugatwara ukajya kugaburira amatungo. Hanyuma iki gice cyo hasi guhera ahangaha kumanuka hano hasi nacyo kigasigara kigaburira uyu murima twagize. Hanyuma iki ngiki itungo rirakirya, ariko nani cyarangiza kigata n'amase. Ya mase niyo ugaruruka kongera guteresha cya kigori wasize ahangaha. Hanyuma bigafasha ikirere, bigafasha ko 100% by'iki kigori n'ubundi byagarutse hehe mu murima. Itegeko ryo gufumbira rikabarigize ite rirubahirijwe, ukawubonye isaso, ukawubonye ifumbire, kandi n'itungo wagize ute warigaburiye. Ngo kuri gushirira mu biganiro iki nacyo dusanze birangira n'ubundi ahubwo 100% bigarutsemo, kandi mu buryo bw'umwimerere niba ariko navuga. Hanyuma akabazo ka kabiri nari mvuze ngo no tubazo tubiri, hari nk'ahantu cyane hari nk'amashyamba cyangwa se ahandi hantu hajemo igihuru. Hari igihe umuhinzi avuga ati aho kugira njye munshyiremo imbaraga ndakoresha ya mvugo yacu yo gusekera, niyo twakoreshaga wenda ngiye mu gace k'iwacu, aho kugira mfata abakozi tujye gusekera, reka mfata umwambi umwe, ikibiriti rwose ntabure rimwe, iriya hegitari ikongoke, hariya ahantu ngende mpahinga ibirayi. Uriya muhinzi icyo ahinzemo nticyera, wenda niba mwarabibonye. Ese niba kibashije no kwera, nayahe makosa abakozi? Ngira ngo tutagiye no kuvuga ngo umuntu yahinze yatwitse ahantu hanini cyane, ni uzarebe n'ikiyorero umuntu yarunze bya byatsi n'undi agatera birera kuri sezo ya mbere, ariko sezo ya kabiri hashobora kutamera n'icyatsi. Biterwa n'iki rero? Muri bya byatsi yatwitse ryavu, ivu ribamo potasiyumu nyinshi ku kigero cyo hejuru, niryo rituma cya gihingwa yahinzemo ako kanya kigiye gite cyera. Ariko kuri sezi ikurikiyeho uzarebe ahandi hashobora kumera ibyatsi, kakantu yatwikiyeho ikiyorero n'ubundi kagasigara. Nibyo navuga nk'uwo watwitse rero ahantu hanini. Icyambere aba yangije ikirere kuko ya myotsi yose irazamuka. Aba yangije ibinyabuzima byinshi byari bitwikiriye ubutaka. Yaranye nyuma yo gutwika yasuri y'umuyaga nayo ishobora kuzana ryavu ryose yatwitse ryose karitwara mu kirere, byose kaba yangije ubutaka. Azahinga akavi kasigayemo kazatuma ya myaka yahinze yera, kubera ko harimo potasiyumu nyinshi ishobora gufasha igihingwa kuzamuka kikanakura. Ariko sezikurikiyeho ashobora kutazagibona n'icyatsi na kimwe kizamuka muri uwo murimo. Ashobora kuzahinga akoresheje amafumbire, akaza agenda agakura imborera yakuye ahandi akaza agatera, ariko bwa butaka bw'ubwebwo yabwangije. Ntago ari igisubizo rero kirambye, ni igisubizo cy'umunsi umwe kirangira ariko giteza n'ibibazo. Niyo mpamvu ubwo nari nkibajije nkavuga nti barahatwika ariko bakeza, ariko ntibakamenye ko bihemukiye mu bihe biri imbere. Hanyuma kuko buriya ubundi
mu gufumbira tugira ibintu bitatu by'ingenzi. Izo bita amafumbire y'ingenzi ya mbere, tugira azote ifasha igihingwa mu gukura kijya hejuru. Tukagira phosphore ishobora gutuma igihingwa gikomera kigatanga imbuto kigatanga n'umusaruro mu bwinshi. Tukagira na potassium ishobora gutuma igihingwa gitanga umusaruro mu bwiza. Izo niyo mafumbire y'ingenzi tugira, ariko hari nandi twita amafumbire y'ubusabusa ari nayo y'ingenzi agena ingano y'umusaruro dushobora gusarura. Arimo za zinc, za magnesium, za feri. Izo ni ifumbire tutashobora kubona mu nganda cyane, ariko zishobora kuva nko mu ifumbire y'imborera. Ni niyo mpamvu iyo duhinga muri ubu buhinzi dusaba ko umuhinzi yakagombye gukoresha n'ifumbire y'imborera, ikaba nkeya ariko ikaboneka, ikaza ikunganira ya mafumbire makuru ariyo azote, phosphore na potassium, hanyuma akazana yandi y'umusabusa ariyo agena ingano y'umusaruro. Ingano y'ifumbire rero y'imborera washyizemo cyangwa ingano y'iyo myunyungu y'ubusabusa washyize mu murima wawe ni igena ingano y'umusaruro uzasarura. Okay. Wenda mbere gato yuko dusoza, uyu murima wenda ni akabazo k'amatsiko nagize, sinzi niba ari uwanyu ku giti cyanyu cyangwa ari nka koperative, wenda kuraza kukadusubiza. Hanyuma utubwire, twakunze kuwita umurima shuri, mugamije iki? Uyu ni umurima shuri n'ubundi nkuko wari ubimbajije, turawukodesha hanyuma tugahingamo, dushyiramo amasomo atandukanye kugira ngo habeho imihinda guhinduka, umwandu mwiza wo guhinga mu buryo burambye kandi butuma ubutaka bwacu butangirika kandi butanga umusaruro kandi noneho butavuna umuhinzi. Twaje kugaragaza ko umuhinzi akenshi abahinzi bagaragara ko bagira igishoro kinini mu buhinzi, ariko umusaruro bakuyemo ukaba mukeya. Noneho ibi twabishyizeho kugira ngo tubereke ko baravunika barwana no kugira ute no gushaka guhinga ahantu hanini, ariko bakahakora nabi, hakabavuna bagashyiramo abahinzi benshi batari ngombwa, bagashyiramo imbuto nyinshi zitari ngombwa, hanyuma barangiza bagasarura bikeya, kandi umurima atari uko wanze kwera, ahubwo ari uko wahinzwe nabi. Nakubwiye ngo uyu murima iyo uyu nguyu ungana na ari 15 hatarimo kariya karima k'igikoni. Ari 15 iyo tuzihinze nk'ubu ubushize twari twasaruyemo ibirayi twasaruyemo twagiye dufite aho ubona metero 10 ku 10 zigize ari imwe, usaruramo ibiro 300. Ku ibigori by'ubushize twasaruye twari twahinzemo kuri ari imwe twasaruyemo ibiro 84. Ushyize kuri hegitari usanga ari toni 8 n'ibiro 400. Ushyize kuri toni ku birayi ugashyira kuri hegitari usanga tubona toni 30 z'ibirayi kuri hegitari, ugasanga n'umusaruro uri hejuru. Kandi byatkozwe n'umuturage wa wundi wo hasi wabikoze akabikurikirana, biga bareba ibyo bakora, nibyo bibaha amasomo ajyana mu mutwe yabo, akabikura hano akajya kubikora mu rugo iwe, byongera umusaruro ku rwego ruri hejuru, kubera ko hana araza akabireba akanabyiga, ariko akajya no kubikora mugwe mutari kumwe kandi akabona wa musaruro. Hanyuma rero bitewe rero n'abantu twigisha n'abantu bakeneye ubu bumenyi, biragoye kuba wagenda ngo umusange mu rugo iwe umwigisha, ubwo utihindura uzahinge gutya atabireba, uzabigenze gutya atabireba, ariko iyaje akaza hano akabireba uburyo babikora, mwatera akareba ko mwateye nawe agahita ajya gutera iwe, mwabagara akareba ko mwabagaye nawe akajya kubikora iwe, mwasasira nawe akaza akareba ukuntu mwasasiye nawe akabikora iwe, ahita avuga ati bya bintu birakora, reka nanjye mbikore. Twasarura tugasarura, twapima nawe agapima, akagereranya rero n'ibyo yabonaga mu myaka yashize, akagera n'umusaruro abonye, hanyuma agahita ahitamo uburyo ashobora gukoresha iwe mu rugo. Murakoze rero nshuti bakunzi b'ibiganiro byacu. Hano ni Kayonza, ni mu murenge wa Nyamirama, harya akagari n'umudugudu ni Rurambi, umudugudu ni Ntinyi.
muri ntinti rero ni ahantu ku muhanda bitagoye kugera, mwabyumvise ko batanga amasomo. Ese bishyura ngahe? ayo Amasomo meza kandi ku buntu. Nk'umuhinzi rero icyo nagarukaho, mwabyumvise, hari gahunda nyinshi zifasha igihugu, zifasha isi guhangana n'ibiza, guhangana kubungabunga ibidukikije. Mwabyumvise ko nawe ushobora kugira uruhare mu kubungabunga ubutaka kandi ukongera n'umusaruro wawe. Bwa butaka amazi makeya aza agatwara tutanabubonesha n'amaso, ni umutungo wawe uba ugiye, ariko nanone ni icyiza ku bidukikije. Bya byatsi biri mu murima wawe ni ifumbire yagufasha. Murakoze rero, mukomeze mukurikire ibiganiro byacu, twunganirane. Ufite igitekerezo ufite cyangwa se icyo wazatubaza, wabyandikaho muri commentaire, nacyo tukazakibaganirizaho, yaba umutumirwa wacu dufite uyu munsi cyangwa se n'izindi nzobere mu zindi nzego z'ubuhinzi n'ubworozi. Murakoze cyane.